Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare ni mu kagari ka Kirehe, abahatuye bavuga ko bibasiwe n'ikiza cy'imvura n'umuyaga urimo urubura rwinshi, bikaba byangirije ibirimo imyaka harimo urutoki, imirima ya kawa, imirima y'inyanya n'indi mirima itandukanye. Bakaba bavuga ko bibakomye mu nkokora nyuma yo kunyura mu bihe bikomeye by'amapfa yaturutse ku zuba. Bamwe mu bo twaganiriye kuri kamera za ATV twagize ikibazo rwose cy'ibyiza gikomeye, amabati arangirika n'inzu yanjye irasenyuka n'ikwaha zangiritse cyane bikomeye n'amanyanyina rwose. Murebe ukuntu mwadukorera ubufasha. Nuvuga ngo twahuye n'ikiza cy'urubura muri uyu mugoroba washize, rwangije inyanya kandi umurima wantwaye amafaranga menshi. Muri ubwo buryo nari mfite na credit nishyuzwaga na banki ihagaze hafi miliyoni nk'enye, nari maze kushoramo amafaranga ahwanye na miliyoni 2,300,000. Urubura ruragwa cyane rwangiriza umurima w'ubutunguru, nari narashoye 1,600,000. None tukaba dufite ikibazo cy'ibibazo n'amadeni twari dufite, twafashe amakredi uburyo tuzishyura. Nyine urumva ko twahuye n'igihombo nyine bitewe n'icyo kiza cy'urubura, ariko turasaba kugira ngo leta igihe cyo badufasha. Usibye ko abangirijwe n'imvura n'umuyaga havanzemo n'urubura rwinshi, bagaragaza ko bamwe muri bo bafashe inguzanyo mu mabanki atandukanye, bakaba bavuga ko bahombye amafaranga atari make, dore ko bavuga ko hagize ikiboneka bagobokwa kugira ngo babashe kwishyura aya mabanki. Nta kundi twagira ni ukuvuga ngo twacitse umugongo, uretse ko leta idufashije yadufasha kwishyura nk'iyo nguzanyo muri ubwo buryo. Nibwo iyo mvura yaje urubura runini cyane ruteye ubwoba, utamenya n'ibyo byo rwose. Tugusaba ubufasha, barebe ukuntu badufasha rwose, ni ibintu byatugoye bikomeye. Urabona twafashe inguzanyo, dushyiramo abakozi, dushyiramo amafumbire, dushyiramo no gusasira. Ibi byose byagiye bitutwara amafaranga nyine. Nanjye nari nafashe inguzanyo nakoresheje mu izo kawa nyine ya miliyoni 2.5. Fashe rwose kandi ntago arizo twenyine n'abandi bangirijwe n'urubura. Kurana rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza ntacyo baratangaza kijyanye n'icyo bagomba gufasha aba baturage. Reka tubibutse ko iyi mvura yangirije imyaka y'abaturage batuye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Kabare, mu kagari ka Kirehe, mu midugudu ya Gikombe, Rompuwe, Kanyirabuki na Dutera Imbere. Didier Hategekimana, ATV mu ntara y'Uburasirazuba, nari mu karere ka Kayonza. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizami cya leta gisoza amashuri yisumbuye nk'abakandida bigenga ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa, ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonry, MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0780 19 74 48. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.